Ibihe byiza kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Aho muri hirya no hino, abari mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru y'u Rwanda, uburasirazuba, burengera bwaryo, ndetse tutibagiwe na diaspora y'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza cyane. Abantu benshi rero twari dukumburanye bambwira bati Imena ko wagiye umeze ute, andi makuru na yahe bimeze bite. Nagarutse rero mboneza amakuza rutse abangira cyogere ku rugamba mushaka mbutagira imbo nkunda nkaba rwisendekereza muri marwa muri mutuma mujyambere ryo ku rugamba rwo gumera inkiko nkabindatirwa bayizi mwikotaniro ry'abayizi rutari mbano mugabe mugambi nkawutahana MC Imena Gitero Moses. Naje rero ngo tuganire ariko tugende tuvuga kuri bimwe mu bigenda bicaracara hirya no hino, amakuru agiye atandukanye abantu bagiye bumva. Turagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, turavuga ku nkuru zagiye zihitinga. Iyi minsi hamaze igihe kinini cyane hari kuvugwa inkuru nyinshi zitandukanye. Ubu igezweho n'ibijyanye n'urubanza rwa Madame Ingabire Umuhoza Victoire. Turaza kandi kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, ariko turibanda cyane ku bintu abantu bagiye bavuga. Sometimes nkunda kubwira abantu nkavuga nti hari igihe ibintu abatari inkuru, ariko bitewe n'inyungu abari kubikora babifitemo, bitewe n'icyo nakwita umusaruro cyangwa icyo abarimo babikora bashakamo, ugasanga babifashe babihindura inkuru. Ibyo rwose biri mu bintu ndaza kuza kugenda mbwira abantu nkabwani. Rero uyu munsi hari ibintu twagakwiye kuba tutarimo, hari ibintu twagakwiye kuba tutajyamo, hari ibintu twagakwiye kuba tudaha agaciro, hari ibintu twagakwiye kuba tudashyira imbere. Abanyafurika cyangwa abatuye isi muri rusange dufite ibibazo bigiye bitandukanye. Hirya no hino ku isi hari impinduka zitandukanye. Aho izuba ritabaye ryinshi, ibiza bimeze nabi. Aho ibiza bitabaye byinshi, imvura imeze nabi. Urahura n'umuntu ugasanga yumye iminwa, undi yarashishutse, undi arwaye malaria, undi arwaye ibiki. Ntabwo abantu barimo bareba ibintu bishobora kubafasha kugira ngo ubuzima bwendereye, ubuzima butera imbere, ubuzima bugiraho buvana abantu naho bubashyira. Aho gusanga abantu bibereye mu bintu by'ubusa bidafite icyo umuntu yakwita meaning. Kuvuga ngo umupuri w'umuntu nguri hanze, ngo igitsina cy'umuntu kiri hanze, ugasanga abantu babigize inkuru, abantu babigize ibintu byatari, abantu babigize big deal, ugasanga abantu babigize ibintu biremereye, ugasanga abantu babigize ibintu bidasanzwe. So rero ibyo ntago ari ibintu bikwiye kuba ari ibintu biremereye, ntago ari ibintu bikwiye kuba ari ibintu bidasanzwe. Dukwiye kuba dufite ibindi bintu dutekereza, dukwiye kuba dufite ibindi bintu tureba, dukwiye kuba dufite ibindi bibazo turi gukemura bikomeye, sibyo? Narababwiye ngo uko imvura ishobora kugwa i Kigali, ugasanga mu majyepfo hari izuba, ugasanga mu majyaruguru imvura imeze nabi. So iyo movement ya climates, iyo change, iyo changement y'ibihe, niko ubuzima buba bumeze. So uyu munsi umuntu ashobora kuba ameze nabi, ejo akaba ameze neza. Uyu munsi umuntu ashobora kuba ameze neza, ejo akaba ameze nabi. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nukazajya ukunda kwiyumva, nukazajya ukunda kumva uri umuntu w'igitangaza, kumva uri umuntu wamaze kugera iyo ujya. So twagiye tubona abantu baremereye, twagiye tubona abantu b'ibitangaza, abantu bakomeye, umva bahinduka down ari cyo bita down. Umuntu akaba afite imbaraga zidasanzwe, umuntu akaba afite amafaranga,
umuntu akaba afite bwa bushobozi, umuntu wese ashobora kuvuga ati umuntu afite ubushobozi, ariko hakaza akantu gato cyane udashobora kuvuga ngo aka kantu kahindura ubuzima bw'umuntu gute, ariko kubera nyine kubera iyo situation, kubera ubwo buzima ugasanga ibyo birabaye. So rero ntago ukwiye kuvuga ngo wageze iyo ujya, ubuzima warabwubatse, ibintu byarafashe, ibintu byamaze kuba sawa. Ukwiye guhora wumva ko hari ibindi bintu ukeneye kwiga, hari ibindi bintu ukeneyeho experience, hari ibindi bintu ugomba kumenya. Ukavuga uti ibi bintu byanze bikunze nubwo bitarakunda, ni iki nakora kugira ngo ibi bintu bikunde, ni iki nakora kugira ngo ngire icyo nakwita experience y'ubuzima. So rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire, nta muntu ukwiye kumva ko ari igitangaza, nta muntu ukwiye kumva ko arenze, nta muntu ukwiye kumva ko afite imbaraga zindi za hatari. Abantu twese twakabaye tubaho mu buryo bwo gufashanya, twakabaye tubaho mu buryo bwo kuzamurana, twakabaye tubaho mu buryo bwo gusapotingana, twakabaye tubaho mu buryo bwo gushyigikirana. Narababwiye ngo rimwe na rimwe hari ubuzima abantu bacamo, hari ubuzima abantu bajyamo, ariko ugasanga ubwo buzima ni ubuzima bw'impinduka, ni ubuzima buhindagurika, ni ubuzima uyu munsi uri mu buzima bwiza, ariko ejo wajya mu buzima bubi. Uyu munsi urabona ibintu bimeze neza, ariko ejo byahinduka. So uyu munsi urabona ibintu byagucanze, ariko ejo byaba byiza. So rero ntabwo ukwiye kubona ko ubuzima bwahindutse, ntabwo ukwiye kubona ko ibintu byanze, ahubwo ukwiye gukomeza kugerageza ukavuga uti niki nakora kugira ngo ibi bintu bikunde, niki nakora kugira ngo ibi bintu byemere. So ugasanga umuntu arahagurutse afashe inzira, umuntu arahagurutse afashe umwanya we, afashe time ye, ngo agiye gushyira hanze ngo amajwi ngo umuntu arimo kwikinisha. Please, ibyo bintu iyo bikora uba wumva uri mutanguye musanzu, uba wumva uri gutanga iyihe support, uba uri gusapotinga iki muri societe nyarwanda. Kera abanyarwanda bajyaga inama, abanyarwanda barahuguranaga, abanyarwanda baricaraga bakaganira, abanyarwanda baricaraga bagafashanya, abanyarwanda baricaraga bakazamurana. Uwo byanze agafasha undi, uwo ubuzima butari gukunda agafasha undi. Muvuge buhoro bavande, urumva? Ugasanga sometimes ubuzima turimo tugenda ducamo, bumwe burimo buremera, ubundi bukanga, ariko ugasanga natwe ubwacu tubifitemo iki uruhare. Kubera iki? Hari ibintu natwe ubwacu dukora, ariko ugasanga nta mbuto nziza turimo kubiba. Mwana wavuze buhoro, ugasanga nta mbuto nziza turimo kubiba. Ni izihe mbuto turi kubiba? Nuwe musanzu turi gutanga muri societe? Mu byukuri niba ufasha amajwi ukavuga ngo naganiriye kuri nyababyeyi, ukatinyuka ukajya hariya ngo naganiriye kuri nyababyeyi y'umuntu, kuganira kuri nyababyeyi y'umugore utari uwawe, utakoye, utashatse, biratumarira iki? Mwashakiye inkuru ahantu zishakirwa. Ariko wowe iyo wicaye ukisuzuma ukitekerezaho, uba wumva ibintu urimo ukora bifitiye impact positive, uba wumva ari uwe musanzu uri gutanga. Kiwe rwose sinjya ngo mbabeshye. Hagiye mbavuga nese ubu aba bantu bari gushaka content, bari gushaka, ntabwo biri ari kuba content creator, never. Mwari mukwiye gukora content ifite icyo imarira abantu, mwari mukwiye gukora content ifite umusanzu iha rubanda. Ariko niba utinyutswa ugakora content nk'iriya idafite ikintu na kimwe imara, mu by'ukuri uvugishije ukuri uba wumva iyo content iratumarira iki?
hari akazi muharibu yakabaye itajyamo pe, yakabaye itajyamo. Ukajya ukumva ngo uyu mugore ngo byagenze gutya ngo Eva na John nabyo numvise byarabaye inkuru. Witwa Gasuku numvise rwose yaragiye abikoramo n'icyo twita ama episode. None se tubwizanye ukuri, kuba John arimo arongorana na Nyabitanga, twebwe biratumarira iki? Biradufasha iki? Turungukira hehe? Turakuramo izihe nyungu? Mwashatse izindi content mukora, mwashatse ibintu bizima mukora bifatika. Ngo rero nibwirira abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ama stress, ibibazo by'umugongo, abantu bumva bashaka ko imibiri yabo isubira kuri forme, cyo bita forme. Maze iminsi majya, ariko murabona ko nayo ndimo ngenda nkora icyo bita umubiri. Jya ahantu heza nkurangiye, aho n'ahandi ni muri New York Sauna and Massage Center, hajye bagukoreho ryake. Aho n'ahantu heza cyane, n'ahantu ushobora kujya ibintu bikagenda neza, umubiri wawe ukamira neza, ukagubwa neza, ukagira icyo bita forme. Ukagira icyo bita forme. Babantu barwaye umugongo, babantu bafite ama stress atandukanye, ni muhajye ibintu bigenda neza. Twibereye ahantu bita Nyagasambu, na ahantu heza cyane, hari jardin nziza cyane. Mukanya turaza kugenda tuhabereka. Hari igikoni cyiza cyane, hari ahantu ho kuganirira n'abantu, hari ibyicungo by'abana. Nuko ndi mu kajardin ndimo mbakubita iyi mirongo. Na ahantu mu minsi iri imbere turaza kuba duhafite isamake ya mbere hano mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zaho. Mwitegure rero mukanya ndabatamo nimero zaho, mbatemo amazina yaho, ubundi mujye muhaza muhasohokere. Na ahantu heza cyane ushobora kwicarana n'umuntu mukaganira, mugashira stress, mukumva mumeze neza cyane, ubuzima bukaba bumeze neza cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mbwire abantu, niba wumva nta kintu ufite cyo kubwira abantu, wivuga ubusa, wivuga ubusa. Kuduha abantu barimo kwikinisha, abantu barimo kwinyaza, abantu bari gusambana, ukabisharinga ukicara ugakora inkuru, warangiza ukavuga ngo ribu ngo nikurikirane. Ribu ntabwo izajya ijya muri ayo matiko. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, bakeneye advocacy, bakeneye ubuvugizi, ariko ntabwo bukorwa. Ahubwo basanga abantu bibereye muri ayo matiko. Muri episode ya 2 ndaje nshyire hanze abo bantu bose, nanabiyame ku mugaragaro ko ntabwo ibi bintu mbikeneye. Reka tugushimire wowe wakoze subscribe, share, like na comment, kugira ngo umuryango w'Imena TV show urushaho gukomeza gutera imbere no kugenda uzamuka ugira abantu bagiye batandukanye. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha mwinshi.